reka buri wese ahagire imbere yawe beranane mwari majiye reka umukara w'Imana bekuriwe cyane twegeye guhangana amagambo kurusha ubutware ariko turamusengeye turabwingingiye mwari hano w'Imana mwari mugirire Mana kugira ngo ntihaze ubwoko twirukanye imyuka mibi mu izina rya Yesu Kristo reka umwuka yakora imirimo kandi imitima irondora imenye buri wese amenye ibyamugirira umumaro buri wese amenye ibyakora ku mutima we Mwami Imana mukera ntatuze twe turatuje dutuje imbere yawe ushake bw'Imana mu mitima yacu twisabye Imana tubize mu izina rya Yesu Kristo amen. Haleluya. Reka dufate Bibiliya zacu dusome amagambo aboneka mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya igice cya 2 umurongo wa 32. Ndibwira yuko mwahageze, reka dusome mu izina rya Yesu. Mbese umwari yakwibagirwa ibyo arimbana, cyangwa umugeni ibyambarwa bye? Nyamara abantu banjye banyibagiwe iminsi itabarika. Igice cya 3 umurongo wa 1. Baravuga bati, umugabo nasenda umugore we, yamara gutana nawe akendwa n'undi mugabo, mbese yakongera gusubirana nawe? Igihugu cyakorerwamo bene ibyo nticyaba cyandujwe rwose? Ariko weho wasambanye n'abakunzi bawe benshi. Nyamara njyeweho uzangarukire, niko Uwiteka avuga. Uburira amaso yawe mu mpinga witegereze, aho utageze uwo muryamana ni hehe? Wabategerezaga mu nzira nk'umwarabu uri mu butayu, kandi wandurishije igihugu ubusambanyi bwawe n'ibyaha byawe. Cyo gituma imvura yimanwa kandi nta mvura y'itumba yabonetse, ariko ufite mu maso ha maraya wanga kugira isoni. Mbese uhereye ubu ntiwajya untakira uti, data we uri umuyobora wo mu bukumi bwanjye? Reka dukomeze turebe mu gitabo cy'umuhanuzi Hoseya. Igitabo cy'umuhanuzi Hoseya kiri hirya ya Danieli, gikurikirana n'igitabo cya Danieli. Naho turasoma igice cya 1 umurongo wa 2. Umutwe w'amagambo aravuga ngo Abisiraheli bagereranywa n'umugore wa maraya ucyuwe. Reka dusome mu izina rya Yesu. Igihe Uwiteka atangiye kuvugana na Hoseya ubwa mbere, aramubwira ati, genda ucyure umugore wa maraya ufite abana b'ibinyandaro, kuko iki gihugu cyakabije ubusambanyi bwo kureka Uwiteka. Nuko aragenda acyura Gomeri umukobwa wa Diburayimu, asama inda amubyaraho umuhungu, maze Uwiteka aramubwira ati, izina rye umwite Yezereli, kuko hasigaye igihe gito ngahora inzu ya Yehu amaraso ya Yezereli, kandi nzamaraho ubwami bw'inzu ya Isiraheli. Uwo munsi nzavunagurira umuheto wa Isiraheli mu kibaya cy'Yezereli. Reka twambuke tujye mu gice cya 3 cyaho. Ni ukwambutsa amaso gusa. Umutwe w'amagambo uravuga ngo urukundo Imana ikunda Abisiraheli nubwo basambanaga. Uwiteka arambwira ati, subira ugende ukunda umugore wa maraya ukundwa n'inshuti ye, nk'uko Uwiteka akunda Abisiraheli, nubwo bikurikirira izindi mana bakazitura imibumbe y'imizabibu. Nuko ndamubona, mutangaho ibice by'ifeza 15 na homeri 1 n'igice bya sayiri, maze ndamubwira nti, uzamara iwanjye iminsi myinshi, ntuzagira umaraya, kandi ntuzaba umugore w'undi mugabo, nanjye niko nzakomerera. Reka nanone dusome mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo
Matayo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo. Turasoma igice cya 9, turasoma duhereye kuri uwo murongo wa 10 turageza ku wa 15, dusimbuka dufata 35. Matayo igice cya 9 umurongo wa 10. Reka dusome mu izina rya Yesu. Hanyuma ubwo Yesu yari yicaye mu nzu bafungura, haza abakoresha b'ikoro benshi n'abanyabyaha basangira na Yesu n'abigishwa be. Abafarisayo babibonye babaza abigishwa bati, niki gitumye umwigisha wanyu asangira n'abakoresha b'ikoro n'abanyabyaha? Abyumvise aravuga ati, abazima si bo bifuza umuvuzi, keretse abarwayi. Ariko nimugende mwige uko iri jambo risobanurwa ngo, icyo nkunda ni imbabazi, si ibitambo. Sinazanywe no guhamagara abakiranuka, keretse abanyabyaha. Maze haza abigishwa ba Yohana baramubaza ati, niki gitumye twebwe n'abafarisayo twiriza ubusa kenshi, nyamara abigishwa bawe ntibiriza ubusa? Yesu arabasubiza ati, abasangwa ntibabasha kugira agahinda bakiri kumwe n'umukwe, ariko iminsi izaza ubwo umukwe azavanwamo nibwo baziriza ubusa. Umurongo wa 35. Yesu agenda mu midugudu n'ibirorero byose yigisha mu masinagogi, avuga ubutumwa bwiza bw'ubwami, akiza indwara zose n'ubumuga bwose. Abonye abantu ko ari benshi arabababarira, kuko bari barushye cyane basandaye nk'intama zitagira umwungeri. Maze abwira abigishwa bati, ibisarurwa ni byinshi, ariko abasaruzi ni bake. Nuko rero mwinginge nyir'ibisarurwa yohereza abasaruzi mu bisarurwa bye. Yesu atugirire neza. Haleluya. Rero amagambo y'Imana nyine ni umuti ukiza, kandi reka ukize abantu bo mu isi. Turarwaye, turarembye, tumeze nabi, dukeneye umuganga utugirira neza. Haleluya. Amagambo y'Imana ni umuti. Buriya umuti ntabwo ujya uryoha rwose. Umuti ntabwo uryoha. Kugira ngo uzajye kubona umuti uryoha ntabwo bikunze kubaho. Cyakoze abana bajya babafasha bakabashyiramo agasukari, bagashyiramo utuntu turyohere kugira ngo bihangane bawunywe, ariko umuti wundi ntabwo uryoha, sibyo? Umuti ntabwo uryoha, ariko urakiza, ukagukiza icyago, ukagukiza uburwayi, ukagukiza ubumuga bwakurembeje, rwose bwakuguye nabi. Turihangana tukawunywa rwose, ukawunywa wowe ugakaraga umutwe kubwo kurura cyane, kubwo gusharira cyane, ariko ukawunywa, ariko wihanganira uburure bwawo uyu mwanya urindiriye igisubizo cyiza kizawukomokamo. Haleluya. Uko niko n'ijambo ry'Imana rimeze uyu munsi. Umuntu umwe yigeze kuma agatekerezo k'inkuru y'ikintu cyabayeho, ariko ambwira umugabo umwe wigeze kurwara ukuguru, arwaraho igisebe, rwose arwaraho igisebe kinini cyane, ukuguru kwenda gucika. Nuko ajya kwivuza, ageze kwa muganga, asanga umuganga w'inshuti ye. Uwo muganga nyine aramubwira ati, ndakuvura rwose ndagukiza. Uwo murwayi aramubwira ati, ariko wibuka kuri inshuti yanjye, uramenye ntumbabaze, wibuka kuri inshuti yanjye. Umuganga aramubwira ati, rwose ntabwo nabikora, tuzi ko twabanye, uzi ko ntabwo hemukira, ntabwo ikintu cyose kikubabaza nakigukorera, ntabwo nakubabaza. Nuko umuganga nyine yubahiriza isezerano ry'ibyo basezeranye. Arangije ngo afata igisebe rwose, ukuguru igufa ryendaga gucika. Arangije ngo afata umuti amagezaho hejuru, amagezaho rwose, aravuga ati, rwose ati, ntabwo nakubabaza inshuti yanjye. Arangije ashyiraho igipfuko,
umugabo arataha, ariko igisebe gikomeza kwiyongera rwose, kuko iyo nshuti ye nta kintu yari imumariye, yanze kumubaza. nuko ukuguru kurushaho kuremba rwose, kurushaho kumungwa cyane. noneho neza icyizere cy'uko ukuguru kwe kuzabaho kirimo kiyoyoka, umuntu aramubwira ati ariko hari umuganga uvura rwose, uvura, atari abantu benshi yavuye rwose, ari abantu benshi yavuye. nuko bamushyira undi muganga, uwo muganga aramubona, amubonye agahinda karamwisha, aravuga ati Mana yo mu ijuru, uyu murwayi ngiye kumuvura kandi umfashe mukize rwose, ndumva mugira imbabazi, niba mugira impuhwe nyinshi. Haleluya. arangije aragenda azana imikasi, arazana amapamba, azana imiti iryana, aravuga ati ndacyoza, ndagikunyura ngere ku igufa rwose, ninayashyiraho umuti, uyu muntu ndamuvura rwose, ndamukiza. nuko arangije rero abigenza atyo, arangije aramufata, afata ukuguru arakuba, atangiye gukuba, umugabo avuza induru ati urambabaza ntabwo byakunda. nuko wa murwayi ati urambabaza rwose, urambabaza. nuko aravuga ati uyu muntu ntabwo biri bukunde neza. nibwo yongoreye abanazi babandi bafasha abaganga, ati genzanira imigozi mwereke. bazana imigozi, bahambira bahereye mu gatuza, bahambira amaboko, bayahambira ku gitanda hasi, bafata amaguru barabohana n'igitanda, ubundi afata imiti ashyira ku ipamba, arakunyura. umugabo avuza induru, aramutuka, ariko muganga ntiyita ku bitutsi bye. aturi iki simbura inyamaswa rentera hamwe, uri iki koko burundu, ati nahuye n'inyamaswa, nahuye n'ikirura, ariko umuganga ntiyita ku bitutsi, akomeza akazi. Haleluya. akomeza akazi, aramwoza aramukuba, undi aramutuka, avuza induru, undi ati ibyo uvuga byose ntabwo mbyitayeho. nuko arangije kumwoza neza, ageze ku igufa, afata umuti mwiza uvura neza ariko uryana. Haleluya. ashyiramo, aratsindagira, arangije ashyiraho igipfuko, arangije aramuzitura, aravuga ati ngaho genda, iminsi 3 nishira uzagaruke. Haleluya. iminsi 3 nishira uzagaruke. uwo mugabo aragenda, ati ndagiye, ariko nahuye n'ikirura rwose. nuko arataha, iminsi 3 ishize aragaruka, arapfukura, asanga uruhu rwatangiye rwose gusa n'urwegeranaho. Haleluya. arongera aramuzirika kwa kundi, aravura, arangije arongera aramupfuka, amwe tuzagaruka nyuma y'icyumweru. Haleluya. tuzagaruka nyuma y'icyumweru. aragaruka, noneho agaruka rwose, cyatangiye kugenda rwose, inyama zizamo, cyuma kimera neza. Haleluya. arongera amugenza kwa kundi, aramubwira ati nawe uzagaruka nyuma y'ibyumweru 2. nyuma y'ibyumweru 2 umugabo agaruka rwose yigenza, nta gucumbagira, agenda neza. Haleluya. arongera aramuvura, arataha, arakira neza. amaze gukira, we n'umugore baravuga ati Mana yanjye, uyu muganga nta kindi kintu twamukorera. nibwo bahise bafata inka nziza bari bafite mu kiraro, barayishorera, barayimushyira. umugabo aramubwira ati nukuri pe, ati nubwo nagututse rwose, ati nawe nagura ikirura, nawe nagura igisimba, ati ariko ineza wangiriye sinigeze nyibona. Haleluya. guhera ubwo babaye inshuti. rero mujye mwihangana, umuti uraryana, sibyo? buriya ibintu byose byiza biravuna, ibintu byiza byose biravuna. buriya ngewe navukiye mu cyaro, nagiye muri ukuntu tujya guhakura inzuki, tujya guhakura ubuki, twacaga ku mutiba, twari abana ariko twaragikaga, tukagika imitiba, inzuki zikayizamo. hashira iminsi ukajya unyura uruhande rw'umutiba, ukumva ubuki burimo buraguhumurira. kandi iyo ubuki bwabaga bumaze kuza mu mutiba, inzuki zabaga zasase, ziyenza no ku muntu utazikomyeho zikamurya. ariko ibyo ntabwo twabirebagaho. uyu munsi haje tekinoloji, haje ubuhanga, abantu bajya guhakura bambaye amagabi, bambaye ibisashe, umuntu agahakura rwose, inzuki zibona aho zanyura. ariko icyo gihe twagendaga gutyo umeze uko umeze, ukazihirika gutya, ukazihungura kubamo ubuki, zikakurya ariko ukihangana. Haleluya. ukihangana kuko avuga uti ndaburya, ubuki buraryoha. Haleluya. rero ibintu byose byiza biravuna.
amina amina. buriya twebwe umurimo Imana yadutumye ni uwo kuvuga ubutumwa, ariko sitwe dutanga ubugingo. ariko Mana yanjye, iyaba twari dufite nk'ububasha bwo gutanga ubugingo, Mana yanjye, ubu se ninde waducika? nta mwaducika. ariko uyu munsi Imana yitegereje mu isi, igirira abantu bayo imbabazi. Imana yagirira abantu bayo imbabazi. Haleluya, haleluya. Imana yitegereje abantu, yumva ibagiriye imbabazi, ariko mutega amatwi mu Uwiteka avugana namwe. Amina. dusomye amagambo hano mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, atangira abaza ikibazo, arabaza ngo mbese umwari yakwibagirwa ibyo arimbana, cyangwa se umugeni yakwibagirwa ibyambarwa bye? atari kudura abantu banjye baranyibagiwe barantaye, abantu banjye baranyibagiwe barantaye. Uwiteka arongera arabaza ngo mbese umugore yasendwa n'umugabo we, umugabo yamara kumusenda wa mugore akigera mu rugo ako kanya agahita yishakira undi mugabo? ese aho wa mugabo wa mbere yamugirira imbabazi akajya kumucyura? ibyo bintu namwe nimubitekerezeho. ni ukuri pe, nubwo nkiri mutoya, ariko sindi mutoya cyane, ariko ibintu sindabibona. hari abantu bakuru mwe banza mwarabibonye mwebwe, hari ibyo mwabonye, hari ibyo mwigeze mubona. umugore usendwa n'umugabo we, hanyuma yagera iwabo mu rugo agahita yishakira undi mugabo. uyu mugabo wa mbere mbese aho yajya gucyura wa mugore? ibi bintu hari umuntu wari wabibona? yewe ni ukuri ndumva ntawamubonye. n'iyi nkuru ntabwo ndayumva njyewe, ntabwo ndayumva. ndetse ijambo ry'Imana ryageretseho rivuga riti igihugu cyakorerwamo bene ibi ngibi cyaba gihumanye, icyo gihugu cyakwandikwa mu binyamakuru, isi yose yakimenya atari igihugu cyabayemo ibintu bitangaje. ariko Uwiteka Imana ituyaheraho mu ijuru, haleluya, arimo arakubwira ngo ariko njyeweho nubwo wasambanye n'abakunzi bawe benshi, nubwo wambabaje, narangiza nkakwereka yuko bimbabaje, nkakubwira amagambo ameze nko kugucyaha, warangiza ukivumbura ugasubira inyuma ukajya gusambana n'abakunzi bawe, ukaba ufite abandi bagabo wimitse, ni ukuri njyewe uzangarukire, nzakwakira. ni ukuri umutima wanjye ugufite urukundo rwinshi n'urukumbuzi. amina amina. rero nibajije ikibazo gikomeye, ariko namwe hari mwakibaza. ni ukuri reka mbabwize ukuri, nkimara kwakira agakiza njya nicara avuga ko ubu Imana koko iradukunda. ubu si Imana yabona umwanya wo kunkunda njyewe kanaka mwene kanaka kwa kanaka? Imana yabona umwanya wo kunkunda? Imana yahanitse ijuru ririya tureba, Imana yaremye izuba ikarema inyenyeri zo mu ijuru, Imana yaremye isi ikadendereza inyanja, ikarema amahanga yose n'abantu bose bakomeye n'aboroheje, ikarema imirabyo, ikarema inkuba. Imana yaremye izuba ikarema biriya byose. ese Uwiteka Imana njyewe yantekerezaho akanyibuka akankunda? haleluya. ariko nasanze Imana ari urukundo, ikunda umwana w'umuntu mu bintu utamenye impamvu zabyo.
Haleluya. Ariko nasomye amagambo Yesu yavuze ngo Uwiteka mu itangira ry'imirimo ye yarangabiye, ataragira icyo arema ngo nari ndiho, atari yashyiraho urufatiro rw'isi, atarashyiraho urugabano rw'inyanja, atarashinga imisozi, umukungugu w'isi utari watumuka, atari yarema inyanja, atari yarema ibikomeye byose byo mu isi, ngo icyo gihe nari ndi kumwe n'Imana, ngo nkagendere imbere yayo ndi umukozi w'umuhanga, ngo kandi nari umunezero wayo iminsi yose. Atariko nanjye icyo gihe ibinezeza byanjye byari ukubana n'abantu. Haleluya. Nsanga Yesu yakunze abantu tutari twaremwa. Yesu yakunze abantu isi itari yanaremwa. Yesu yifuje kuzabana n'abantu isi itari yaremwa, isi itarabaho. Yesu yifuzaga kubana n'abantu, ariko Shitani irashaka kuburizamo umugambi. Ariko Satani ntabwo yarusha Imana imbaraga. Nshuti yanjye, tega amatwi nkubwire, iyi si dutuyemo yuzuyeho ibintu bikomeye cyane. Twayisanzeho ibintu bikomeye, twayisanzeho ibintu bitangaje. Twabonye imigezi itemba mu misozi, twabonye ibikombe, tubona imisozi myiza, tubona ibiti by'amoko menshi byera imbuto nziza ziryoshye n'izindi zitangaje. Twabonye inyoni z'amoko menshi, tubona inyamaswa izihuma, iz'inyangeso nziza, inyamaswa zibana n'abantu, izitinya abantu, izanga abantu. Twabonye ibintu bitangaje, tubona inkuba, tubona imvura igwa, tukabona inkuba zikubita abantu, twabonye imirabyo, twabonye imikororombya, twabonye imiyaga, tubona imiyaga y'ishuheri, tubona n'imiyaga ivuduka igendera hamwe. Twabonye ibintu bitangaje, twabonye ikirere gikeye ari ubururu gusa, tubona n'ikirere cyuzuye ibicu. Ibyo byose twabibonye, twabibonesha amaso yacu. Twabonye inyenyeri zo mu kirere, twabonye za kibona umwe n'ibindi bintu bitangaje mu isi. Ndetse iyi si dutuyemo yuzuyeho abantu bateye ubwoba batangaje, iriho abantu bakomeye, iriho abagabo barebare bateye ubwoba. Rwose umugabo ushingura intambwe wayireba akufata kabisa. Kandi iriho n'abagore beza bateye ukundi. Haleluya. Iyi si iriho abasore beza b'uburanga, kandi iriho n'abakobwa batangaje. Iyi si iriho abami n'ibikomangoma bitangaje. Ariko nagira ngo nkubwire ngo ibi byose nta kintu na kimwe kigeze gitabara umuntu ngo kimurokore kimubuze kurimbuka. Umwana w'umuntu yerekeraga mu irimbukiro akarimbuka, ndetse abantu bashoreranaga bagiye mu irimbukiro bameze nk'umukumbi ugiye mu kiraro. Ariko kuzimu nayo ikasamisha akanwa kayo, ikamira ubugingo bwabo. Yamize abami, imira abatware, imira ibikomangoma, abagore beza irabamira, imira abakobwa beza, imira abasore b'imigenda n'abasore b'ibigango. Haleluya. Ikuzimu yaramize iramira, imira abagabo b'ibikwere n'abandi basaza b'imva n'uruyenzi. Imfura zishirirayo. Nguko uko byagenze. Mbega agahinda gateye ubwoba, mbega amarira n'amaganya. Ibi byose ijuru ryarabyitegerezaga rikabireba, agahinda kakaba mu ijuru. Ntabwo mu ijuru bigeze bishima ngo banezerwe, ndetse n'abashaka kunezerwa ntibyakunze, ntabwo byakunze. Kuko umwami wacu Yesu Kristo, we wundi watubwiye ngo uhereye kera kose ibinezeza byanjye byari ukubana n'abantu. Haleluya. Yari ari mu ijuru ngo yambaye ubwiza bw'Imana. Haleluya. Mu ijuru hariho imitwe y'ingabo zikomeye. Mu ijuru habayo abamarayika b'abakerubi. Abakerubi ni abamarayika b'abanyentambara, bagendana inkota ku itako. Ni abarwanyi nibagira imbabazi. Iyo Uwiteka abahereje ku rugamba baratsemba. Marayika umwe yarimbura umudugudu umwe akawurangiza, cyangwa se akamara umugabane wose mu isegonda rimwe. Nguko uko bateye. Ni abarwanyi bafite ububasha n'ubushobozi. Ariko kandi hakabayo n'abandi bamarayika bitwa abaserafi. Haleluya. Abamarayika ni abamarayika b'abana beza b'abanyangeso nziza. Ntabwo ari abarwanyi, ahubwo umurimo wabo ni uguhora bahimbaza Imana. Haleluya. Bayihimbaza, bayikubita imbere amanywa n'ijoro. Haleluya.
hareruya. ibyo byose babikora neza kandi bibereye amaso, biranahimbaje rwose. hareruya. mu ijuru hari ibizima bine, ikizima cya mbere kimeze nk'intare, ikizima cya kabiri kimeze nk'ikimasa, ikizima cya gatatu kimeze nk'umuntu, ikizima cya kane kimeze nk'ikizu kiguruka. ibyo bizima uko ari bine byose bifite amababa atandatu, ngo abiri birayambara, andi abiri bikayagurukisha, andi abiri bikayahimbarisha Imana, biyatwikiriza intebe y'Imana. hareruya. ngo ibyo bizima ngo bihora bitangazwa n'ubwiza bw'Imana, ngo byikubita imbere y'Imana. hareruya. ngo byazamuka bigasanga ubwiza bwayo burushaho kuba bwiza, bikongera bikayikubita imbere bivuga ngo uwera, 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 uwera. hareruya. ngo iyo ibyo bizima bihaye yicara kuri ya ntebe iteka ryose icyubahiro, ngo abakuru 24 nabo bagose ya ntebe. hareruya. ngo bakubita amakamba yabo hasi, ngo bakaririmba indirimbo nshya. hareruya, hareruya. ibyo byose bihoraho ku manywa na nijoro, ntabwo biruhuka kandi si umuhango byamenyereye, ahubwo ubwiza bw'Imana butangaje nibwo bituma bitarambirwa, birazamuka bizi ko bigiye kuruhuka, bigasanga Uwiteka arushaho kuba mwiza, bikongera bikamwikubita imbere. hareruya. byazamuka bigasanga ubwiza bwe buteye ubwoba, bikongera bikamwikubita imbere. hareruya. nguko uko bimeze, ubwiza bw'Uwiteka ntabwo bumenyerwa. hareruya. umwami Yesu yari yicaye mu ijuru, icyubahiro cyose agifite. hareruya. ariko ngo ibyo byose ngo arabireba, yumva ntabwo bimufasha. abona umwana w'umuntu arimo kurimbuka, ngo yumva ntabwo ari gufashwa, ariko ngo waya data, oya ndabyanze. ngo yikuramo ikamba ry'ubwami bw'Imana, ngo yikuramo ubumana, ariyambura, arambika hariya. hareruya. yiyambura icyubahiro ashyira hariya, aramanuka aza hore atyo, aje gutabara. hareruya, hareruya, hareruya. Mana, hareruya. ndamushima mutabazi. ndamushima mutabazi, mutabazi w'ukuri, munyembabazi. ndamushima. hareruya. yo umutima uteye ubwoba, umutima uratangaje. umwanditsi Pawulo yabivuzeho ubwandikiraga Abafilipi. hareruya. mu gice cya 2 umurongo 5 aravuga ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. uwo nubwo yabanje kumera nk'Imana, ntiyatekereje ko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ngo ahubwo yisiga ubusa, araganduka, ahinduka umugaragu. uriya rero ukuntu ugera byigishijwe, yaje ashaka ubundi iyo umuntu ashaka kuyora ibintu byinshi arunama cyane. hareruya. iyo umuntu ashaka kuyora ibintu byinshi arunama cyane, ariko umuntu utunamye ayora bikeya. ubu ngubu ngiye gufata ibintu nkakomeza nkahagarara, mfata ibingana naho ikiganza cyanjye kigera, ariko kugira ngo nyore n'ibiri hasi. hareruya. ndayora. iyo nshaka gufata ibiri munsi, iyo nshaka guhera hasi ndapfukama cyane nkagera hasi. hareruya. uko niko nawe yabigenje, atitaye ku gisuzuguro cyabyo. hareruya. kuko ngo yavuye mu ijuru yambaye akamero k'Imana, ngo araza ahinduka umuntu. amaze kugera mu bantu, asanga mu bantu barasumbana, asanga hari abantu bakomeye. ngo arangije ngo maze gusanga mu bantu harimo gusumbana, ngo ahinduka umugaragu. ageze mu bagaragu asanga abagaragu nabo barotanwa, ngo ahinduka umugaragu w'imbata. hareruya. ngo amaze guhinduka umugaragu w'imbata, asanga nabyo biracyafite icyubahiro. hareruya. ngo ntiyanga gupfa n'urupfu rwo ku musaraba rw'ibivume, aramanuka cyane agera ikuzimu. ibyo bintu rero ngo byatumye azamura iminyago iturutse ikuzimu, iyo mu isi ayizamura, n'iri mu ijuru yose arayikukana. hareruya. ngo ibyo bintu byatumye ngo Imana imuha izina risumba andi mazina yose, kugira ngo amavi yose ari ay'ibyo mu ijuru, ari ay'ibyo mu isi, ari n'ay'ibyo munsi y'isi, yose amupfukamire, kandi indimi zose uko zakabaye zature. hareruya. ko Yesu Kristo ari umwami. amina. hanyuma Imana igenda
abantu kugira ngo ibatabare ibarengere, ariko abana b'abantu ntabwo bayikunze, ntabwo bayikunze, ntabwo bayikunze. Abantu bikurikiye inyungu zabo zibiboneka, kandi bya bintu twavuze bitigeze birokora umwana w'umuntu n'ibyo abantu bakurikiye. Babikurikira n'imitima ibinyotewe rwose, babikurikira n'imitima ibikunze, ariko ibyo byose nta kintu nta gucungura umwana w'umuntu. Hari umuririmbyi waririmbye rwose, ntacyo nzanye mu ntoki cyabasha kuncungura, nta kintu na kimwe dufite mu ntoki. Bene wacu ntacyo bafite, papa na mama burya ni abantu bakomeye, ariko ntacyo bafite cyo kuncungura. Bavandimwe banjye, ni ukuri ni imfura ya papa, ni imfura ya mama, kugeza kuri bucura bwa papa nta n'umwe ufite icyo kuncungura. nagira ngo mubwire ngo n'abatuyobora bo mu isi nubwo ari abantu bakomeye kandi badufitiye umumaro, ariko ntacyo bafite cyo kuducungura. nta na kimwe iyi si nta na kintu na kimwe ifite cyo kuducungura. amamodoka ntiyaducungura, amazu ntiyaducungura, nagira ngo mubwire ngo amafaranga ntiyaducungura, imiti yo kwa muganga ntiyaducungura. ni ukuri kamabwire, yari igihe njya nitegereza, ni ukuri ibintu bijya bimbaho, itegereza bene wacu cyangwa se abavandimwe bacu bari muri twa siporo, barimo bagenda, icyuya cyaje, abandi bakagenda barega amaguru, ukabona ageze gutya rinanuye, nkabona iyo barimo bararwanya urupfu, ariko ni ukuri ntabwo barutsinda, ntibarushobora. ni ukuri ntacyo umwana w'umuntu yakora ngo kizamutabare, kizamurengere, ntacyo na kimwe. ariko ngo abantu bakurikiye ibyo bikundiye, mwakurikiye abakunzi banyu, mwakurikiye ibyo ngibyo, rero twagiye mwumva tuvuga ijambo ryitwa gusambana hano muri aya magambo. ariko uku gusambana si ugusambana k'umubiri k'umugabo n'umugore, ahubwo abantu bataye umukunzi wabo ari we Mana isumba byose, bataye umukunzi wabo ari we Yesu wabakoye. haleluya! basambana n'ibyo mu isi, basambana n'amafaranga, abandi basambana n'amazu n'amamodoka, abandi basambana no kwinezeza ko mu buryo bwinshi, kuko ikintu cyatumye ureka Yesu, cyatumye umuca inyuma ujya gusambana. kandi umugabo ugukunda nta wundi ari umwami Yesu, ngo yaraje. haleluya! yaraje ngo arabengukwa, yaratubengutswe bene da. nanjye nagiye ko Yesu yaduciye iki, ubundi wo kubengukwa n'Imana. haleluya! ariko ngo yaradukunze, yageze mu cyaro iwacu, mu cyaro ahangaha mu isi, ni mu cyaro, uvuye mu ijuru ukaza mu isi uje mu cyaro, ngo ageze mu cyaro abenguka udukobwa two mu cyaro. haleluya! ngo mbega agakobwa n'agakunze, kandi ako gakobwa kari karabaye intabwa, nta n'ibyiringiro byo gushakwa kari gafite. haleluya! abwira data ati, data umukobwa namubonye. haleluya! umukobwa namubonye, uwo nakunze namubonye, umutima wanjye ushaka namubonye, uwo nifuje guhera kera namubonye. haleluya! haleluya! data ati, wamubonye? ati, namubonye. data ati, uriya mukobwa nanjye ndamukunda. ati, kabisa nzagushyigikira. ati, ariko ndagusaba inkwano. ati, ndayitanga uko abingana kose. ati, nta yindi gusaba, ndagusaba amaraso yawe yose uko yakabaye, nta na rimwe risigayemo. haleluya! haleluya! ntabwo yigeze yumvira ngo iki kiguzi bansabye kirakomeye, hoya, ahubwo yanejejwe n'ikiguzi asabwe. aravuga ati, ntacyo ntabwo kuri uriya mwana w'umukobwa, ari we ngewe, ari wowe. haleluya! 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 nagira ngo nkubwire yuko hari uwakubengutswe. haleluya! haleluya! nagira ngo nkubwire ko hari uwakubengutswe. nagira ngo nkubwire ko hari uwagukoye inkwano itagira akagero. nagira ngo nkubwire ko hari ugukunda kuruta abantu bose. nagira ngo nkubwire ko hari ugukunda kuruta ibyo mu isi byose. nagira ngo nkubwire ko hari ugukunda, nyamara wowe ugukunda si ukunda. niyo mpamvu yaragukoye, ariko niwe wabimenye, wakurikije umutima wawe urarikiye, wakurikije umutima wawe unyotewe, ariko nigeze acogoye. ni ukuri, nubwo wakurikiye abakunzi bawe ugashakwa n'abandi bagabo, usanga rukire, nzakugira imbabazi, ntabwo nzagucyurira kuko warashatswe n'abandi bagabo. hoya, ntabwo nzagucyurira. haleluya! ariko Uwiteka aragukurikirana, abona ntiwumva. haleluya! ngo arangije atoranya umuhanuzi witwa Hoseya. uyu muhanuzi witwa Hoseya yarantangaje. uyu muhanuzi, bene data, aba bene data batubanjirije
bakoreye Imana icyama nkagera ikirenge mu cyabo. Ni ukuri Hoseya, ubundi izina Hoseya buriya n'izina Yesu bisobanurwa kimwe, kuko aba baje ari abahanuzi, kandi Hoseya buri ubuhanuzi bwe bwahanuraga Yesu. Amina, haleluya. Ubuhanuzi bwa Hoseya bwahanuraga Yesu. Buriya iriya zina rya Hoseya ngo Uwiteka niwe gakiza kanjye. Buriya izina Hoseya, izina Yosuwa, haleluya, izina Yesu ni amazina amwe. Amina. Kandi niyo witegereje ubona ibintu bakoze bimeze kimwe. Yosuwa yakuye ubwoko bw'Abisiraheli mu butayu, abwambutsa Yorodani abugeza i Kanani. Kandi Yesu nawe, Yosuwa imirimo yakoze yahanuraga Yesu uzafata itorero akarikura mu isi akarijyana mu gihugu cy'amasezerano. Haleluya. Hoseya nawe yaje ahanura ubuhanuzi bwa Yesu. Yesu abyitegereje atoranya umuhanuzi Hoseya kugira ngo amumenyeshe iby'agahinda ke. Haleluya. Aramubwira ati Hoseya, nubwo unyubaha umva, nagira ngo nkubwire, genda urongore. Haleluya. Jya gushaka umugore. Biragaragara ko Hoseya buriya yahise akaraga ubwenge akavuga ati kwa Kanaka hari umukobwa mwiza utajya wiyandarika, umwari mwiza, nta mukobwa ashaka ko ari n'isugi. Nibwira ko ariko Hoseya yahise avuga buriya. Haleluya, haleluya. Uwiteka ati Hoseya, tega amatwi wumve, genda ujye kurongora maraya, urongore maraya, kandi urongore umugore ufite ibinyandaro. Ati ugenda uzana umugore ufite abana b'ibinyendaro kandi w'umumaraya. Ngo Hoseya arangije ngo aragenda afata umukobwa wari kasha mu mudugudu wabo witwaga Gomeri, umukobwa wa Diburayimu. Uyu mukobwa ngo yari maraya itageraga mu nzu y'iwabo. Haleluya. Ngo Uwiteka yafashe urukundo rwuzuza mu mutima wa Hoseya. Hoseya aramukunda amumariraho umutima wose. Haleluya. Aramufata aramurongora amugeza mu rugo, amushyira mu rugo. Ako kanya ahita asama arabyara. Ariko ikintu kigaragara ni uko Gomeri atajyaga arehama mu rugo. Ngo Hoseya yabaga avuga ati reka njye gushakira umugore wanjye, umukunzi wanjye, agatenge muzanire yambare. Haleluya. Ngo Hoseya yakwikoza hariya kuri butike, yagaruka agasanga Gomeri ntawe uhari. Ngo akabaza ati Gomeri agiye? Ati Gomeri aciye ahangaha. Ati none se aciye ahangaha agiye? Ati hari umugabo bari kumwe. Hoseya agakurikira bati Gomeri inshuti yanjye, Gomeri mukunzi wanjye, Gomeri. Nuko uwo mugabo agahita amubwira ati ngewe uyu mugore yanyikundiye. Akavuga ati Gomeri mbabarira ugaruke. Ati kandi nari namukunze, nari mujyanye. Gomeri ngo yare ukuntu Hoseya ngo amukurikiranye n'umutima ukunda, ngo yarangiza ngo Gomeri akagaruka. Haleluya. Ngo Hoseya akamubwira ati Gomeri inshuti yanjye, Gomeri mukunzi wanjye, ni ukuri ibyaha byawe byose wakoze, ibyo wagiye unkorera, nta na kimwe n'ukuri nzibuka, ndagukunda, umbabarire ugume hano. Sibyo Gomeri ati ni ukuri ndabyemeye, ni ukuri rwose ntabwo nzaguhemukira, nzaguma ahangaha, ni ukuri. Akamubwira ati ngaha kiri igitenge nkuzaniye. Gomeri akakitegereza, nuko akakitegereza. Hoseya akamwitegereza ati yo Gomeri iyo aza kuba abonye n'urukweto rurushaho kuba rwiza, byari kuba birushaho kuba byiza. Haleluya. Ngo Hoseya akaba akase agiye gushaka inkweto. Haleluya. Ngo ibigabo byabaga birekereje ngo bikaba muremure ati Gomeri we umva tukubwire. Kandi abo bagabo bose nta n'umwe wagakunda Gomeri, bose bashaka kujya kumwica nabi. Haleluya. Nyamara Hoseya we yamushakira kubaka kugira ngo azaragwe ibyo mu rugo rwo kwa Hoseya. Haleluya. Ngo ibigabo byabaga birekereje bikamurembuza ati kamwicira ijisho. Ngo Gomeri nakaba yisha irindi. Ngo Hoseya amara gukata agiye gushaka urukweto. Ngo Gomeri akaba aragiye. Haleluya. Ngo Gomeri akaba aragiye. Ngo yagenda ngo Hoseya akazana urukweto. Yagera bakamubwira ati wumva hari abagabo none ni babiri bamutambikanye.
ati niba mutandikanye, ati ni babiri, ngo kandi barimo kwihuta, ngo hose akagenda yirukanka baririza mu bikombe no mu bihanamanga, ati ntago umukunzi wanjye mwabonye, batariko twigeze kumubona kare anyura ari kumwe n'abagabo babiri, ati bacamatanye bakundanye urukundo rwinshi, atari kuko twabirebaga twabonaga bose bamuryarya, nta n'umwe amukundaga, bose baraba kumugirira nabi, abagabo n'inkozi z'ibibi, ariko hose agenda akarusha kumwica, akamara umunsi ahiga, hashira n'iminsi ibiri akaba aramubonye, akamubona akamuhobera cyane, akavuga ati umutima wanjye ukunda, mbabarira urukumuzi rwabaye rwinshi. Ngo Mariya akaba aramanutse, ngo Mary yabyitegereza, akavuga ngo Hoseya mukunzi wanjye, nibutse urukundo rwacu dutahe. Ngo bagatahana, haleluya. Ngo yagera mu rugo akavuga ati yo, ati ni ukuri, ati wanagiye disi, ntaguhaye inkweto ngo uzambare, ambara. Ngo akambara za nkweto, haleluya, akambara inkweto. Ngo Hoseya akitegeka ati yo, yaba afite n'igitambaro disi, yaba afite n'igitambaro cyo mu mutwe, byari kuba byiza, ariko ari umupantekote, haleluya. Ati reka njye gushaka igitambaro maze mbabare ntugende, ati ntago nabikora, haleluya. Noneho ngo baravuga ati ubwo yamudutwaye turi babiri, tuzahaza noneho turishyo ryose. Ngo abagabo ariko abagabo barekereje baramurembuza, baravuga ati noneho rero kugira ngo uriya mugabo wawe atazakudutwara nk'uko asanzwe abikora, tugiye kukwishyura amafaranga menshi, ntuzagaruke ukundi. Komera ati nimuyampereze niyo nashakaga. Nuko ngo abagabo baramutandikana baramujyana. Hoseya agarutse ngo ati noneho si abagabo babiri bamutwaye, yatwawe n'abagabo benshi b'abanyembaraga b'ibigango. Hoseya ntabwo bavogera. Ngo Hoseya ntabwo yibukaga iby'ibyaha bya Gomeri, ntabwo yibukaga ubumaraya bwa Gomeri, ahubwo ako kanya urukundo rwamubagamo rwinshi cyane, ngo arirukanka, ngo wamuhigukiyeho. Ngo baramubwira ati noneho ntabwo tumuguha, twamwishyuye. Aravuga ati umva mumbwire, mwamwishyuye ibingana iki? Ati twamwishyuye ifeza zingana zitya, ati ndazikuba inshuro 1000. Haleluya. Hoseya amugurura burundu, amugutanga ibiguzi byose byasabwaga, aramugurura kubw'urukundo rwinshi. Haleluya. Iki Imana yabikoreye ni iki? Yashaka kwereka Hoseya umubabaro wayo, ukuntu yadukunze turi abamaraya, dukunda ibidafite umumaro, abana b'abantu, dukunda iby'imitima yacu irarikiye, dukunda kwinezeza, dukunda ibidafite umumaro. Imana yagira ngo yereke Hoseya umubabaro wayo. Ibyo byasobanuraga uburyo Yesu yatuguze akatugurura burundu, yatanze ikiguzi cyinshi gisabwa byose kugira ngo tube abe burundu, nawe abe iteka ryose. Ariko abana b'abantu ntabwo mubizi. Umva uko Uwiteka abantumyeho. Uwiteka abakunda, ashaka kubakiza irimbukiro, kuko nta wundi ubatwara, ni abadayimoni babatwara umutima. Kandi icyo Satani ashaka ni ukugira ngo urimbuke, nta kindi ashaka kurimbura ubugingo bwawe, ashaka kubujugunya mu rutazima, ashaka kubujugunya muri gihe no mu rutazima, kandi akabashukisha ibiguzi by'isi. Umva, harya ngo amafaranga ngo yarabuze, harya ngo imodoka ngo itunga umugabo igasiba undi, harya ngo amazu ngo ni igitangaza. Ariko nagira ngo nkubwire, ntacyo Shitani ataguha, ariko ubugingo bwawe akabubona. Ni ukuri iryo banga urimenye, nta kintu Shitani atakwishyura, ariko ubugingo bwawe akabufata. Yazamuye Yesu umusozi ngo amwereke ubwami bw'isi, amwereka n'ikuzo ryabwo, amwereka kubengerana kwabwo. Iyi si irarabagirana, ariko ntibashuke, isi irashaje, igeze mu zabukuru. Murabona imodoka nziza, mukabona imihanda myiza, mukabona za kaburimbo nziza, za gare ya moshi, indege z'amoko, mukabona amatara y'ubururu, umutuku yaka, amyasa, n'andi yesitaye ukuntu, mukabireba n'ibintu bitangaje. Ariko isi ntibashuke, irashaje, igeze mu zabukuru.
ngo abakobwa babiri bigeze gufata ise yari umusaza ngo yari amaze kuzana imvi nyinshi, ngo baravuga ati muze yicara aho ngaho twereke. bafata kanta, umuti witwa kanta batera mu misatsi, barangije muze yicara bajya mu mvi, batera kanta. muze hageze agaterwa ati rega murarushwa n'ubusa, nokuri nubwo muhishe imvi ariko imvi zirimo. Umva iyi si barimo barayitera kanta, irashaje, igeze mu zabukuru, ntibashuke. Imana mweje tugirire neza, haleluya. Ariko Imana dutegura ubwami budashira, haleluya. Imana dutegura ubugingo buhoraho, yadutegura ubugingo budashira. Yesu yaje mu isi kugira ngo abantu babone ubugingo kandi babone bwinshi, ariko abantu ntibabimenye, bakurikiye ibidafite umumaro. Iyo usanye muri Luka igice cya 12 umurongo wa 36 haboneka amagambo, igice cya 12 umurongo wa 13, mubara nibeshye. Hanyuma aho ngaho ngo Yesu ari mu iteraniro arimo yigisha, haleluya. ngo hanyuma ngo umusore umwe araza aramwegera aramubwira ati mwigisha, mbwirira mwene data yemere ko tugabana amasambu, yemere ko tugabana amasambu ya data. ngo Yesu arababara cyane, aramuhindukirana aramubwira ngo ni kwa mugabo we, ninde washyizeho ku mucamanza wanyu, cyangwa ninde wakubwiye yuko nazanywe no kugabanya ibyanyu? ati mwitonde kandi mwirinde kwifuza kose, kuko ubugingo bw'umuntu butava mu bwinshi bw'ibintu bye. ati hari umutunzi wari ufite imirimo yarumbukaga cyane, nuko aribwira ngo ndabigira nte ko ntafite aho munika imyaka yanjye. ati reka mbigenze gutya, reka nsenye iki kigarama nubake ikindi kirusha kuba kinini, ubundi aba arimo munika imyaka yanjye. nindangiza mbwira umutima wanjye ngo umutima wanjye tuza urye kandi unywe, kuko wibika ibintu bizagutunga mu myaka myinshi. ngo Imana iramugenderera amuga ngo niko se wa mupfapfa we, kwiri ijoro uri bunyaga ubugingo bwawe, ibyo wabitse bizaribwa nande? niko umuntu wirundaniriza ubutunzi amera, atari umutunzi mu by'Imana. iyo Yesu yavugaga iby'ubutunzi rero, hari abagabo bitwaga abafarisayo bamukobaga, baramukoba. Yesu arangije arababwira ngo mwebwe mukunda ubutunzi, atari ko mutega amatwi. hariho umugabo w'umukire wambaraga imyenda y'imihengeri n'ibitare byiza, ngo iminsi yose agahora adamaraye. hakabaho n'umukene witwaga Lazaro wahoraga aryamye ku muryango w'uwo mukire, umubiri wuzuyeho ibisebe, imbwa zikaza zikamurigata ku bisebe. akifuza guhazwa n'ubuvungukiro buvuye ku meza wa mutunzi. bukeye umukene arapfa, abamarayika bamujyana mu gituza cya Aburahamu. n'umutunzi nawe arapfa, arahambwa, kuko abatunzi bo mu isi turabahamba rwose. abatunzi barahambwa. ngo ageze kuzimu arababazwa cyane, yubuye amaso arebye kure abona Aburahamu na Lazaro ari mu gituza cye. arataka ati sogokuru Aburahamu we, mbabarira wohereze Lazaro akoze isoga y'urutoki mutuzi anonyangirize ku rurimi ko mbabazwa n'uyu muriro. Aburahamu aramubwira ati mwana wanjye, ibuka yuko wahawe ibyiza byawe ukiriho, nawe uyu nguyu we yahawe ibibi none aguwe neza, nawe urimo urababazwa cyane. usibye n'ibyo ngibyo hagati yacu namwe harimo umworera munini bikabije washyiriweho kugira ngo ushaka kuva aho ngaho aza hano atabibasha, n'ushaka kuva hano aza aho ngaho atabibasha. yumvise ko gutabarwa ko kutagishobotse, ati ndakwingiza noneho umwohereze kwa data, kuko nasizeyo abavandimwe 5, ababurire nabo batazaza nk'ahantu ho kubabarizwa cyane. arambwira ati abangaba bafite Mose n'abahanuzi n'abavuga butumwa babumvire. nagira ngo nkubwire, shaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa. Imana mweje tugire neza. umwami wacu Yesu Kristo rero yarimo akora umurimo, abona abantu bakaje bamusanga ari benshi, bameze nk'intama zitagira umwungeri, ngo abagirire imbabazi. aravuga ati ni ukuri bene data, ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bakeya. ati mwinginga data yohereza abasaruzi, kuko ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi akaba ari bakeya. koko se ugira ngo sibyo? ubu umuntu umwe numvaga ari mu kwibaza, ariko ni ukubera iki amadini abaye menshi mu isi, amadini abaye menshi mu gihugu, ariko abantu ibyaha bikaba bikomeje kuba byinshi? nuko baje bameze nk'abasaruzi, ariko si abasaruzi. ntabwo bigeze bababwiza ukuri, barababeshya. inshuti zanjye, nimwihane mukizwe muzajye mu ijuru, muragwe ubugingo buhoraho.
haleluya, haleluya. Ni ukuri kuko uyu murimo ni umurimo dukwiriye gukora, tukawukora rwose dufite urukundo rwabyo. Ni ukuri twajya tubaburire. Reka mbabwire, ni ukuri iyo tuba tudafite uyu murimo twari gukizwa tugahita dutaha, ariko Imana siko yabishatse. yashatse ko natwe tubwiriza abandi bantu kugira ngo nabo bakizwe tuzajyane mu ijuru. Haleluya. Kuko umuvuzi atazanywe n'ikindi uretse abarwayi, kandi Yesu si yazanywe n'abakiranuka, yazanywe n'abanyabyaha. Ibyo mubimenye. Kandi biradukwiriye yuko uyu munsi tutinezeza ngo twishimishe, kuko abigishwa ba Yohana baramubaje ati ariko ni ukubera iki twebwe twiriza ubusa, twebwe n'abafarisayo twiriza ubusa, ariko abigishwa abantu biriza ubusa? Aravuga ati igihe cyo kwiriza ubusa ntikiragera, baracyari kumwe n'umukwe, ariko igihe kizagera umukwe azabakurwamo. Niba umukwe namara kubakurwamo, icyo gihe nibwo agahinda kazaba kenshi nibarangiza biyiriza ubusa. Wa mukwe rero twamukuyemo yaragiye. Yesu yagiye mu ijuru, yagiye kudutegura tuzaba, kugira ngo hari natwe tuzahabe. Niyo mpamvu tudakwiriye kwinezeza nk'abari kumwe n'umukwe. Ntabwo twebwe turya iminsi yose, ntabwo twebwe tunywa iminsi yose, ntabwo twebwe turyama iminsi yose, ntabwo twebwe iby'umubiri wacu ushatse ntabwo aribyo dukora, kuko tutarabonana n'umukwe. Haleluya. Kandi nawe ajya kujya mu ijuru yaravuze ngo ni ukuri ndirahiririye sinzongera kunywa ku mbuto y'umuzabibu, ntaricara n'umugeni akoye. Yesu ahari mu ijuru narya ntanywa. Harya uri umukristo? Niba uri umukristo se kuki ukunda kwinezeza? Kuki ukunda ibinezeza umutima wawe? Ese byashoboka yuko umugeni yanezerwa atari kumwe n'umukwe? Birakwiriye yuko umugeni yishimisha kandi atarabonana n'umukwe. Nyamara umukwe we agahinda karamwishe, urukumbuzi rumubanye rwinshi, cyese abonye umugeni yakoye. Ariko wowe uri umukristo, witwa umukristo, nyamara ukurikira ibinezeza umutima wawe, ukurikira ibishimisha umutima wawe. Ariko nagira ngo mubwire, umugeni wa Kristo kuko atarabonana n'umukwe. Haleluya. Ubu turi mu minsi yo kwirabura, turi mu minsi yo kwiraburira ivu, turi mu minsi y'agahinda kuko tutarabonana n'umukwe. Tuzanezerwa tubonanye n'umukwe. Haleluya, haleluya. Umva reka ubuse ngewe ntari nakizwa napimaga ibiro bigera mu ijana, nararyaga kabisa nkavutura, naranywaga nyine, ubundi umubiri wanjye nkawufata neza. Ariko nkimara kumenya ko hari umukwe wankoye, haleluya, urukumbuzi rwabaye rwinshi ruransonga. Haleluya. Umwami Yesu ahari mu ijuru, uriya utuntu njya numva umuririmbyi yarimye wa celibateri, ntakirya ntakiryama, ahubwo asigaye atuzwe n'ifoto yakunda. Yesu mu ijuru ntarya ntanywa. Ariko niki cyatuma umukwe wanjye niba atarimo kurya, niki cyatuma ngiye umugeni mera nk'unezerewe kandi ari kumwe n'umukwe? Ariko wowe ukurikije umutima wawe ushaka. Ariko tega amatwi nkubwire, umugeni wa Kristo, haleluya, haleluya, umugeni wa Kristo hari uko yitwara kuko utari yabonana n'umukunzi ushaka. Amena, haleluya. Erega nimukaturenganye, ni ukuri, nimukaturenganye, ni ukuri hari umukunzi dufite. Haleluya. Kandi yadutwaye umutima, ni ukuri, umukunzi yadutwaye umutima. Ntabwo binabona ukuntu bisobanura. Niyo mpamvu amajwi ari inyuma duhamagara, ariko gukebuka wapi? Ntabwo ari agasuzuguro ko kudakebuka, ni urukundo rw'umukunzi wacu. Haleluya. Ndagana aho umukunzi wanjye ari. Haleluya. Kandi nimutagazwa nuko twirabura, ni izuba ryo mu butayu ryatubabuye. Haleluya. Ubundi turi beza, dusa n'amahema y'abakedari n'inyegamo za Salomo. Haleluya. Umunsi umwe ubwiza bwacu buzitamurura, umunsi umwe tuzaka nk'inyenyeri. Haleluya, haleluya. Abandi bazaka nk'umucyo mu isanzure ry'ijuru. Amina. Yemwe bakobwa b'i Yerusalemu mwe, turirabura ariko turi beza, dusa n'amahema y'abakedari n'inyegamo za Salomo. Umva, uyu mubiri twambaye worosha ubwiza bw'abakijijwe. Haleluya. Kandi abana b'Imana basa na se, umwambaro w'umwana agenda nka se.
Haleluya. Njya numva ngo uko ise asa niko umwana asa. Mu rurimi rw'igifaransa ngo tel père tel fils. Nta muhungu ntase. Haleluya. Imbuto y'Imana iba muri twebwe. Haleluya. Niyo mpamvu kwirimbisha imirimo mu isi ibyo ntacyo bimaze. Haleluya. Rero dufite uko tugenda, dufite uko turya, dufite uko tunywa. Hari ibyo tutanywa, hari n'ibyo tutarya. Amina. Hari ibyo twambara, hari ibyo tutakwambara. Hari uburyo dusokoza, hari n'uko tutasokoza. Amina. Haleluya. Dufite uko twisiga, hari uko twisiga, hari n'uko tutakwisiga. Ntabwo ibintu byose bije tubifata ngaho. Amadini arimo arababeshya bavuga ngo nta kimana ipfa n'imyambaro. Ugenda usome mu gutegeka kwa kabiri mu gice cya 22:5 haravuga ngo umugore cyangwa umukobwa ntakambarane n'umugabo, n'umugabo ntakambarane n'umugore, kuko ukora atyo ari ikizi Uwiteka Imana we yanga urunuka. Haleluya. Yesu yasize itorero, arisigira Petero, arisigira Paulo. Paulo yarikiye Timoteyo mu rwandiko rwa mbere mu gice cya 2 hahera ku murongo wa 9 ngo namwe bagore nuko mwambara imyambaro ikwiriye, mugire isoni mwirinda, mutirimbisha kuba imisatsi cyangwa imaragarita, biriya by'imikufi, ibitare, ibiki n'amaherena n'ibiki, cyangwa imaragarita cyangwa se imyambaro y'igiciro cyinshi, ngo ahubwo mwirimbishishe imirimo y'ingeso nziza nk'uko bikwiriye abagore bavuga yuko bubaha Imana. Ngo abagore bera bakira ariko birimbishaga. Haleluya. Haleluya. Paulo yakomeje avuga aravuga ngo kuko ngo Adamu ariwe wanje kubaho, hakurikiraho Eva. Ngo kandi umugore niwe waje guhinduka umunyabicumuro, ngo ariko abagore nabo bazakizwa mu ibyara nibakomeza kwizera bakubaha. Haleluya. Imana irababwira ngo mubyare mworoke mugwire mwuzure isi, mubyarire Imana muyihekere, natwe abagabo tubashigishira igikoma. Haleluya. Ariko abagore mwatinye kubyara, Imana mwije tugirire neza n'ibindi byinshi. Umva ijambo ry'Imana rigenda ritubwira ko twitwara, ibyo dukwiriye kuziririza n'ibyo tudakwiriye kuziririza. Imana mwije tugirire neza. None mwene data ihane, Imana mwije kugirire neza, kuko umujinya ugiye gutera, umujinya ugiye gutera, impanda y'Imana igiye kuvuga. Ubu itorero dutegereje ikintu kimwe, impanda y'Imana igiye kuvuga. Paulo yandikiye Abatesalonike mu rwandiko rwa mbere mu gice cya 4:13 aravuga ngo bene data ntidushaka ko mutamenya ibyo basinziriye, kugira ngo mutababara nk'abandi badafite ibyiringiro. Niba mwemera ko Yesu yapfuye akazuka, aba ariko mwemera ko Imana izazana na Yesu abasinziriye muri we. Iki nicyo tubabwira tukibwije ijambo ry'Umwami, yuko twebwe bazaba kiriho tutazabanziza natwe abasinziriye, ahubwo Yesu azaza azarangurira ijwi rirenga n'ijwi ry'amarayika ukomeye n'iry'Imana y'Imana. Abapfiriye muri ako kanya bazazuka, natwe bazaba kiriho tumwizera, twitwara neza, duhinduranwe nabo dusanganira Umwami wacu mu kirere. Ati nuko rero tuzabana n'Umwami iteka ryose, mumaranisha imibabaro kubwirana ayo magambo. Dore ikintu kitumara imibabaro nuko tuzabana n'Umwami iteka ryose. Nyamara abigisha b'iki gihe bashatse kwamara imibabaro barabeshya ngo Imana iragutabaye, ngo Imana iguhaye inzu, ngo iguhaye imodoka, ngo ya mukobwa we iguhaye umugabo, ya musore iguhaye umugore, umunyeshuri ahawe buruse, ngo mbonye burira indege n'ibindi byinshi, ngo niho byakira tera ngo haleluya, bakabashuka mukiterera hejuru. Ariko dore ikintu kimara imibabaro, tuzabana n'Umwami iteka ryose. Amina. Imana y'Imana nimara kuvuga, mwisi umujinya uzarya abanzi b'Imana. Uyu munsi urasambana, Imana ikakwihorera. Uyu munsi uricana, Imana ikakwihorera. Wanga mwene so, Imana ikakwihorera. Uraraguza ugaterekera, Imana ikakwihorera. Ariko ntugire ngo naho bicira. Umujinya w'Imana igira iwucira mu nzabya, inzabya zimaze kuba 7 zuzuye umujinya w'Imana. Itorero nimara kuzamuka, uyu mujinya uzaminwa mu isi imbona nkubone, kuko Imana y'Imana nivuga abantu mu isi bazahasigara, abatarayezwa abatarakizwa bazasigara mu isi. Umujinya uzaminwa mu isi, hazaminwe inzabya
zirindwi z'umujinya w'Imana. Imana icira umujinya uyitera uyu munsi, uwo mujinya uzamenwa mu isi. Izo nzabya zizamenwa mu isi, inzabya nk'izi ngizi za zindi kera bashyiragamo amavuta y'inka, ni inzabya z'umujinya, kuko Yohana yakibonaga akabona kimanutse kimeze nk'umusozi cyangwa nk'inyenyeri iridutse ivuye mu ijuru. Imana mweje tujye neza. Amazi azahinduka amaraso, inzuzi zizahinduka amaraso, izuba rizijima, izuba rizatwika abari mu isi hazatera inzige zizarya abantu mu gihe kingana n'amezi 5, ziyobowe n'umwami wazo yitwa Abadoni, mu ruhererekane yitwa Apriyoni mu Rugiriki. Abantu bazababazwa, bazakinya amenyo, bazaruma indimi zabo, bazatuka Imana ibasha kubateza ibyago nta n'umwe uzihana. Imana izababaza n'umujinya wayo kuko abantu banze kuyumvira. Ariko mwene data, uyu muburo wose, ibi byose wumvise nshuti yanjye, si ugukunda kuvuga, ahubwo no kugira ngo tukuburire wihane. Ubungu umujinya w'inkazi uzatera, umujinya uzarya abanzi b'Imana. Tujye gusenga Imana. Imana mwijuru kurengere, Imana mwijuru gutabare. Yesu arababaye cyane, wakurikiye abakunzi bawe, reba bya bindi umutima wawe ukunda, bya bindi umutima wawe ushaka, nyamara muri biriya byose nta kimwe kizakurokora ku munsi w'amateka. Ahubwo icyakubera cyiza ni uko wakwitekerezaho ugasanga umwami Yesu akakuruhura, akakubabarira ibyaha byawe byose, nta na kimwe asigaje. Ibyaha byacu bitwica nabi, none rero icyakubera cyiza ni uko wakwihana. Ni umunyembabazi nyinshi cyane. Ijambo ry'Imana rivuga yuko ntabwo yishimira ibitambo kuruta imbabazi. Icyakubera cyiza, yegura umuririmbyi mu makorari y'iwanyu, uri umuvugabutumwa ndetse n'indi mirimo ushinzwe, ariko ibyo byose ntabwo bizagukiza ku munsi w'amateka. Icyakubera cyiza ni uko wakwihana, ko Yesu akunda imbabazi kuruta uko akunda ibitambo. Ngwino kubabarire, Yesu akugirire neza. Haleluya! Ngwino kubabarire ibyaha byose, Yesu arabibabarira kuko arashaka umuzabana mu bwami budashira. Urukundo agukunda ntirugira akagero, rwatumye kurinda ya myaka yose. Uba warapfuye rwose, uba warapfuye nawe urabizi. Hari aho wageze ugira ngo birarangiye, ariko Imana irakurokora. Nta kindi Imana yakurindiye ko ari kugira ngo agakiza. Ngwino Yesu akugire neza. Tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga Imana. Ese urashaka yuko tugusengera tukazajyana mu bwami bwo mu ijuru? yadukunze baduhinduye abaraba ubugingo bw'iteka. Nimurebe urukundo, urukundo ruhebuje rwatumye twitwa abana b'Imana, kandi uko niko turi. Nimurebe urukundo, data wa twese yadukunze baduhinduye abaraba ubugingo bw'iteka. Umwuka w'Imana amanya natwe ko turi abana b'Imana, tugendana cyane ibyo byiringiro igitsika umutima, kuko muri tweha ishwemo ubutunzi butagira akagero. Kumenya Kristo birahebuje mu bagenzi by'ukuri. Umwuka w'Imana amanya natwe ko turi abana b'Imana, tugendana cyane ibyo byiringiro igitsika umutima, kuko muri tweha ishwemo ubutunzi butagira akagero. Kumenya Kristo birahebuje mu bagenzi by'ukuri. Ngo turabana b'Imana, icyakora uko tuzasa oya ntabwo kurerekanwa, icyo tuzi tuzasa nawe. Umunsi umwe azahishurwa agahagarara ku bicu, tuziyambura umubiri upfa twambare kudapfa iteka. Bakundwa turabana b'Imana, icyakora uko tuzasa oya ntabwo kurerekanwa,
tuzi tuzasa nawe umunsi umwe azahishurwa agahagarara ku bicu tuziyambura umubiri upfa twambare kudafiteka umwuka w'Imana amanya natwe ko turi abana b'Imana tugendana cyane ibyo byiringiro n'igitsika mutima kuko muri twe hahishwemo ubutunzi butagira akagero kumenya Kristo birahebuje ku bagenzi by'ukuri umwuka w'Imana amanya natwe ko turi abana b'Imana tugendana cyane ibyo byiringiro n'igitsika mutima kuko muri twe hahishwemo ubutunzi butagira akagero kumenya Kristo birahebuje ku bagenzi by'ukuri uzareba umwami wanjye nzakore kuri za nkovu mu biganza bya Yesu Kristo nzareba muri rwa rubavu rwe aho bamucumise icumu nzamubaza ni mwami wanciye iki kugira ngo mbabarirwe ruguru ndakumbuye uzareba umwami wanjye nzakore kuri za nkovu mu biganza bya Yesu Kristo nzareba muri rwa rubavu rwe aho bamucumise icumu nzamubaza ni mwami wanciye iki kugira ngo mbabarirwe haleluya cyane nuko n'umwami wanjye wancunguye kuko amaso yanjye ntiyazamureba oya ntabwo arayumvise ujye tuza cyane